mbagira inama aho kureba umusore ufite amafaranga nona wayagwije cyangwa se uyafite mu buryo bugaragara wareba wa wundi utayafite ariko ufite intego yo kuyageraho ufite impano. Reka nkubwire natangiye nkubwira ngo abakobwa barajagaraye ntago bazi icyo bashaka. Buriya abahungu dukunda umuntu utwereka icyizere, dukunda umuntu utwereka icyizere, ukatubera inyangamugayo, ukatubera imfura. Ariko niba koko nge nawe turyamanye, nge n'uwo mukobwa turyamanye, ejo nkamubona yagiye kwa Korode, utuntu twa hato na hato ngo dore ngo ni ukamuhamagara ngo ndi muri Mbiti ngo kwa Korode, ejo ukumva ngo ndi kwa Bosiko ngo kwa Pazo, ibintu nk'ibyo. Ndabasuhuje mwese abadukurikiye kuri Impano Good, mu bakunzi banjye duhurira kuri zone 250. Mve muraho neza n'amahoro, ndabahobeye mu ijwi rituje ni mwubahwe. Abatuye impande enye z'igihugu, yemwe abari amajyepfo n'amajyaruguru, yemwe abari iburasirazuba n'iburengera bwabyo, Impano Good arabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muraho amahoro y'Imana nabane namwe, nari mbakumbuye kandi murabizi ko mbakunda. Ndabashimiye mwebwe mwakoze subscribe kuri Impano Good, namwe mwayikoze kuri zone 250 muri inshuti zanjye z'umwihariko kuko murabatera nkunga banjye. Kubagira n'ukuri n'ukugira abantu b'agaciro. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro gikomeye cyane, mbese turavuga kuki. Duherukana turi kuburana n'umudamu witwa Saidate, ari kumburanya ku rukundo ko rubaho ariko byarangiye mutsinze. Uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa babiri, ndi kumwe n'abasore beza namwe mwababonye kandi baciye ubwenge, bize basobanukiwe badasobanya. Uyu munsi ngiye kubibariza ibibazo bigira biti ari wowe wabigenza ute. Reka mbanze mbahereze mikrofone babibwire, reka duhere hano iburyo bwanjye abibwire. Murakoze cyane abakunzi bacu ba Mpano official ba zone 250, kubakurikira ibikorwa byacu hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yabyo. Okay, the first of all, amazina yanjye nitwa Nishimwe Angelo Placide, ku kaniki name kitwa Holy Father. Ababizi barabizi, mbaye salute. Nkaba ndi umukinnyi wa sinema nyarwanda kuri Impano Good. Okay, murakoze. Murakoze cyane. Dasuhuza abakunzi ba Impano Good, by'umwihariko muraho mabuja Impano Good. Nitwa Nshimiyimana Vincent amazina yanjye, ariko nzwi ku mazina ya Ruzirabwoba Pax. Nkaba nje mu kiganiro imbere ya kamera y'Impano Good. Mwakoze kudutumira, mwakoze cyane. Mwabumvise rero, aba bose ni abakinyi batojwe na Impano Good, ndetse hari ibihangano batangiye kugaragaramo. Dufite filime yitwa Utazi ubwenge ashima ubwe, igiye guca kuri zone 250. Uyu munsi turi ku itariki 21 kuwa mbere, uyu munsi turi kuwa gatanu kuwa mbere, izarara ibagezeho saa 4 zuzuye za mu gitondo. Ndababaza ikibazo kivuga ngo mbese koko urukundo rubaho, none nkundi bukurikize kivuga ngo ari wowe wabigenza ute. Nge maze imitsi mu ntambara y'urukundo, bamwe bakambwira ngo mfite depression, abandi ibyo nkora ndabizi n'ibyo mbaza ndabizi, mbifiteho nose, iyo mbifiteho n'amakuru. Ese koko urukundo rubaho? Oya, ku ruhande rwanjye nemera neza ntashidikanya ko urukundo urubaho, ariko mu buryo runaka. Ubwo rero wahakanye ntabwo urukundo rubaho, kuko yuvuze ngo ariko ibindi byose biba byapfuye. Niba urukundo rubaho duha ingero, nanjye ndakubaza ibibazo. Niba rutabaho nabwo uraduha ingero. Okay,
impamvu mvuze ko urukundo rushobora kuba rubaho mu buryo runaka ni uko njyewe nemera neza ntashidikanya ntanategwa ko urukundo ruba hagati y'umuntu umwe ku giti cye, ariko nta rukundo ruba hagati y'abantu babiri ngo usange ngo umukobwa afite umuhungu bakundana bose barakundana. Oya, ahubwo jya uvuga ngo mfite umukobwa nkunda cyangwa umukobwa avuge ngo mfite umuhungu nkunda. Ibyo byo nabyumva, ariko urukundo hagati y'abantu babiri ntirubaho. Urukundo ruba hagati y'umuntu umwe ku giti cye bitewe n'uko aba yiyumva. Ndumva ari ibyo. badusitubwira nyihanganire mbanze nkubaze, weho wemera? njyewe ntago nzi neza uko urukundo rubaho, nta nubwo ndwemera. Nemera ko habaho amarangamutima, umuntu ashobora kugira amarangamutima mugashimana, ukemera kumwihanganira mu makosa ye cyangwa amafuti, cyangwa nawe akakwihanganira mukabana hari ikintu umwe yigomwe kugira ngo abane n'undi. Ariko urukundo nemera ko ari Imana irugira n'umwana wayo yadutoje iryo tegeko, ariko ryaratunaniye. Ngiye ko nemera ko rubaho 100%. Urampereza impamvu nanjye ndakubaza ibibazo. Impamvu nubwo dufite ibimenyetso n'ibihamya by'abantu bakundana bakamarana ukwezi bagashwana, abandi bagakora ubukwe, jewe abantu tukabutaha tukanabatwerera hashira amezi 6 bakakora divorce, ariko dufite n'ibihamya by'abantu bashakana kandi bakabana mu mahoro tubona Bakundana se? bakundana. Kuki se hari umunsi badahuza Iyihe mpamvu ni abantu bashakana bakundana 100% nk'uko bivuga? Kuki hari umunsi badahuza ku kintu umwe akirirwa yarakaye? Urukundo rero ngiye uburyo ndufata, ntabwo bivuze ngo niba nagukunze n'urugero tukemeranya ko nge nawe dukundana, ntabwo bivuze ngo umutima urahita ubumwe. Oya, turi abantu babiri batandukanye, ariko icyo ndimo kuvuga dufite ibihamya byinshi by'abantu bakundana bagashakana bakarambana, ukabona rwose nta kibazo bafite, ntazibana zidakomanya amahembe. Nibyo nakubwiye ko kuba abantu babiri bahuje urukundo bakemeranya ko bakundana ntago bivuze ngo umutima ubaye umwe, kuko mbere na mbere ubanza umenye ko badahuje na groupe sange. Nyine ntago bahuje groupe sange, wenda ngo ibyo umwe atekereza n'ibyo undi atekereza. Urukundo rurahari, gusa kuri ngewe aho mbona bipfira cyane cyane muri iyi minsi, reka mvugira abahungu buriya tugira urukundo pe, ahubwo abajagaraye n'abakobwa. Abakobwa barajagaraye, ntago bazi icyo bashaka, icyo bakeneye kibaba mu mutwe ni kimwe, nibo badafite urukundo. Jewe navuze ko urukundo ruhari nihereyeho no ku bandi batipe nzi b'abahungu nzi rwose, abambwira duhura akambwira ati sha mfite umusheri ndamukunda, najya kumva nkejo nkumva umuhungu arambwira tuzi ibyo wa mukobwa yankoreye, tuzi ibyo yankoreye, atubundi kurira yo kwarika. Nkumva buri gihe intandaro yo gutandukana uko abantu zirava ku bakobwa. None se Pax ubishinjisha abakobwa? Ese abahungu ko nzi ko ari bo bantu ba mbere batera abakobwa inda ndetse bakabihakana, ugasanga ari kuvuga ngo niba nararyamanye nawe reka ndeka kuryamana no gusambana. Hari n'abandi, kuki abasore bo batarinda icyo cyizere umukobwa aba yabahaye? Reka buriya abasore nta nubwo mwe mupfa gusambana, ahubwo abakobwa nibo basamana, kuko bafite ibimenyetso byinshi bakora bigaragaza ko aribo basamanye, kuko bariyambura, nyuma yo kwiyambura bagatanga n'uburenganzira. Urumva umukobwa niwe uguhaye icyubahiro, kuko hari icyumba bagukinguriye ngo winjire. Ariko ugasanga dufite abakobwa benshi bafite abana, umva ngo uyu muntu ngo ni umusore ngo twariganaga yaramwihakanye. Abasore benshi babyara abana hanze ariko ntibatunga abo babyaye kandi ari imfura zabo.
bakajya kurongora abandi bagore kandi bazi ko bafite ubahekeye. Gusa urwo ni urukundo. Rega urukundo yewe nemera ko habaho amarangamutima, ko ushobora kureba umuntu ukavuga ati uyu muntu afite isambi wabo bamuhaye, uyu muntu afite amashuri, tubanye yagira akazi keza, urugo rwanjye rukaba inyambere. Uyu nguyu icyo ngiye kuri byo aracuruza, afite amafaranga, azi gushaka amafaranga. Nose niyihe mpamvu dufite abasazi tukagira abantu bafite ubumuga bicaye ku muhanda bari gupfa batarongowe kandi urukundo rubaho? Kuki mutabakunda mugakunda abazima mwiganye? reka mpere ku kintu uvuze cyo ngo umuhusoro ugasanga ateye umukobwa inda ngo yarangiza akamwihakana ngo akajya gushaka undi. Mpano reka nkubwire, natangiye nkubwira ngo abakobwa barajagaraye ntago bazi icyo bashaka. Buriya abahungu dukunda umuntu utwereka icyizere, dukunda umuntu utwereka icyizere, ukatubera inyangamugayo, ukatubera imfura. Ariko niba koko nge nawe turyamanye, nge n'uwo mukobwa turyamanye, ejo nkamubona yagiye kwa Korode, utuntu twa hato na hato ngo dore ngo ni ukamuhamagara ngo ndi muri Mbiti ngo kwa Korode, ejo ukumva ngo ndi kwa Bosiko ngo kwa Pazo, ibintu nk'ibyo. Urumva rero icyo gihe icyizere kiratakara. Noneho iyo akubwiye ngo yaguteye inda, gushidikanya kuraza ukavuga ati inda yaba ari iya Pazo cyangwa Bosiko, wabigenza gute? Ahubwo ngiye nkibaza ngo ni yihe mpamvu abasore cyangwa abagabo bafuha kandi bakaba batakemera ko umuntu abafuhira. Ariko oya, ubundi twebwe gufuha reka nko ni ibintu biri muri kamere yacu cyane rwose. ni ibintu Mudakunda abasore bagenzi banyu nk'uko mwikunda ngo mureke musange. Oya buriya niba ubizi Imana yaturemye mbere, Adamu mbere, kandi uzi gufuha kw'Imana, kandi turi abana b'Imana b'imfura. Nyine nakubwiye ngo ugira urukundo, kandi Bibiliya tubwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Sibyo? Ni yihe mpamvu umukobwa ashobora kuba ari muri iyo bidi ya Vestine, nawe uri muri bidi y'undi, ugahura n'undi mukobwa kandi ukamutereta ukamuprogressa? Kuki ubabazwa ko nawe yabonye umuntu umuvugisha kandi umbwira ko ariho urukundo? Kuki udakunda uwo musore uvuga uti nta kibazo nawe ari kuvugisha mugenzi wawe? Kuki uwo mukobwa wumva ko musambana wakumva yagiye handi ukababara? Urukumva n'umubabarire, kandi ikintu kiranga urukundo cya mbere ni ukubabarira. Urishuwa ko uwo musore yagiye yasambana. Nyine ngiye ni urugero ndi kuguha ngo ngutsinde. Kuki utavuga ati ntacyo? Kuki utavuga ngo ntacyo, uriya musore ari mugenzi wanjye, urumve nawe nafate kuri iryo funguro. Unyumvira kandi mu by'ukuri Mpano ahantu arimo aratujyana njyewe ntabwo mbizi. Ntutuyobye. Ngaruke kuri iki kintu n'abakunzi bacu badukurikiye. Njye nemera neza, ndanibutsa urukundo rubaho. byibuke cyane unabivuze. Ndibutse pe, urukundo rubaho kuko nigeze kurugiraho. Ubu ngubu ntarwo mfite. Ko ntabye mu nama se kandi. Ntarwo mfite ariko nigeze kurugira. Urumva ko mw'icyo gihe rwabayeho kuri njye. Ariko ubu ntarwo mfite. Bitewe n'iki naba bakobwa twagarukagaho kare. Rero uracya wigeze ukunda ariko ntukunda, kandi urukundo nyarukundo ntiruhinduka. Urukundo ntirwirarira, ntirwifuza ikibi ku muntu. Abo mfite ndabishimira. Nta rukundo rubaho, wabaho amarangamutima. Njye nkunda. Urumva twabaye mu mujyumu. Uyu muntu muri kumwe ubu ngiye guhangana n'abantu babiri kandi ndabatsinda. Uyu reka nkubwire icyakuye uyu mu rukundo. Urareba uyu ni umusore, ntago wavuga ntakennye ariko ntanakize, arakishakisha.
uyu nguyu kujya kudetinga umukobwa rwose aba agiye kwitera stress nkurikije aho ibihe bigeze. Uyu ntabwo umukobwa uyu ntabwo yajya abonera umukobwa amagift ya hato na hato. Abakobwa b'iki gihe nibyo bafokasingaho, nibyo bintu bari kwireberaho. Bajya gukundana n'umuntu akabanza yacunga ikofa, ahubwo ukagira ngo ni isiha. Urumva tugira isiha nijya mu nzu ukabona iri gutunda ahantu hari ibiceri. Abakobwa mwubahwe ibintu bikoze mu byuma isiha. N'umukobwa rero ubu ngubu asigaye yifokasingira ku ikofi aho kureba ku mutima. Buriya reka nze nkubwire ngire n'abakobwa inama. Nta ubwiza bw'umusore koko n'imbaraga ze. Wireba amafaranga afite none aha ntago uzi ngo yayakuye. Nkugiriye inama aho kureba uyafite none. Mbagiriye inama aho kureba umusore ufite amafaranga none wayagwije cyangwa se uyafite mu buryo bugaragara. Wareba wa wundi utayafite ariko ufite intego yo kuyageraho, ufite imbaraga zo kuyashaka. Uwo niwe wakuviramo umugabo mu kubahana. Naho wa musore n'ubundi uzagenda afite ibyuzuye umva uzabibabariramo. Kandi nibyo muri kwishoramo, nibyo mwabonye ari byo byadanje. Abasore bakishakisha ntacyo mukivugana, reka da. Ni inama narimbagiriye. Agaciyemo. Rero bakunzi mu duteza amatwi, urabona ko aba basore baje bambwira ko bari mu nsinde ku rukundo rubaho. Ariko nawe unkurikiye musore cyangwa mukobwa, mubyeyi nawe mugabo, mukecuru n'umusaza, muze kutera comment mubivugeho, mumbwire impamvu urukundo mwamyemeza ko rubaho. Kandi harimo abantu benshi babura ubagombora kwa muganga. Kandi urugero umuntu aba afite nk'abantu 200 muri telefone cyangwa 150, ariko akaba yahamagara nk'abantu 5. Ni urugero rubaho. Ngewe nakira ibibazo by'abantu benshi, ngana n'abantu benshi, akahamagara agahera kuri nimero yambere avuga ati bagiye kunyirukana mu nzu, akabura umuntu wamufasha. Kandi umuntu ugira urukundo arangwa no gukura. Bibiliya avuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. Umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Uwo muntu utagukura mu makuba ntabwo azi Imana, nta nubwo nyine akunda. Niho rwa rukundo. Ahubwo habaho amarangamutima mu bantu yo gukunda ibintu no gukunda runaka, kuko nkunda runaka. Okay, ukasanga wenda nkajya nko kuri tere nkakina neza, ngo ndamukunda shawo ngo akina neza, cyangwa nkajya mu marushanwa, cyangwa nkajya mu bukwe nkasohora abageni nkavuga n'amazina y'inka. Murabisi ko ari byo nkora. Ngo nkundura mudamu ngo yasohotse gutya ari kumwe n'abagabo, ngo ubona ukuntu avuga amahamba abagabo bakicara. Tayara nkunda ndi mu birori, ariko mu by'ukuri ushobora kuba utamusaba indi service cyangwa nta kibazo yagusanga mu ukure. Ikindi ahantu henshi n'abantu benshi maze kubona umusore arongora umukobwa bari mu kigero kimwe, arebye no ku rugo rw'iwabo kavuga ati aha hazava igiseke. Tayare urukundo rwo rufite itegeko, rufite amabwiriza ruri kugenderaho, rufite kondisiyo. Bivuze ko rero habaho amarangamutima ari abantu bitirira urukundo, ariko mu by'ukuri urukundo mu bantu ntarwo. Yo ruza kuba mu ntabwo gahini yari kwica bere. Ese ubu ngubu na mama mugiye amarangamutima. No sababyeyi bakunda abana kimwe. Uzarebe mu ababyeyi benshi bakunda umwana ubaha. Umwana wakuze akajya juru, akagira icyo amarira ababyeyi, akagenda ukabona azanye igitenge ahereje mama we. Uwahora musingiza uvuga ati mwana wangu ufatiye iburyo, amahoro y'Imana bane nawe mama ugenda uhahora. Umuntu wakwanga umuntu. Okay. Ntabwo abishimira kimwe, ariko abakunda kimwe. Nshuti yanjye abagirira amarangamutima akumva azabiranijwe n'urukundo, ariko sirwo. Umuntu ugukunda n'uwakwitangira. Umuntu ugukunda none se tuyobewe abagore benshi batabagabo mu nzu bararwaye. Tuyobewe abagore benshi batabagabo bakenye. Tuyobewe abagabo babona babyaye abana akavuga ati reka mbeshye umugore ko ngiye gutemberera muri Tanzania cyangwa Uganda, akagenda agahera agahita azana undi mugore amubwira ngo wa mbere yarasesaguraga, ari uko bari kurya ntibahaga, akavuga ati ibi bintu sinabivamo. Urukundo rw'ubu rero rufite amategeko n'amabwiriza. Urwo si rwo rukundo rero, urwo ni amarangamutima. Umuntu ukunda ni Yesu we,
wapfiriye abantu, abandi twese turagerageza. hano reka dutandukanyiriza abantu badukurikiye ibintu bibiri. Dutandukanye urukundo rw'abantu bashaka gukundana ngo bakore umuryango, umukobwa n'umuhungu. Tunatandukanye urukundo rwa rusange, rwa kivandimwe, rw'abaturanyi cyangwa inshuti n'imiryango. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Inkundo ziri mu byiciro. Iyo tuvuga urukundo rw'umuhungu n'umukobwa ruhabanye cyane 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 n'urukundo rwa kivandimwe, uko wakunda mwene so, uko wakunda mwene nyoko. Buriya mvuze ku muryango, ku gukunda inshuti n'abavandimwe, ku bijyanye n'uko urukundo rwashize, aho nta rukundo rukibaho pe. Warembera mu rugo bikabaho rwose, bakanagushyingura, ahubwo mu gushyingura bakaza ari benshi bitwaje amasanduku y'indabo n'ibiki byose, ibyo byo baza pe. Ariko urukundo rwarashize, mwene nyoko mwene so ushobora kumupfana da. Nayo mfite sogokuru wanjye kera bigeze kumbwira akantu, ni akajambo kanyubatse nkagenderaho. Numva ngewe ngiriwe amahirwe yo kugira icyo ngeraho nta kwima umuntu nyine tuvukana cyangwa se tuziranye, unyitabaje muri rusange. Sogokuru yarambwiye ngo mwana wanjye, kugira umuvandimwe agakira ntagire icyo agukorera, ntagufashe, byaruta agakena mugakenana mukajya mutizanya ikabutura. Iryo jambo ryaramfashije, numva ni iry'ubwenge koko. Buriya umuntu wawe ukize ntagufashe, ni uwo kugutera intimba no gutuma uhora umusabira imivumo ku Mana. Wenda aho hari ku by'ubuvandimwe, ariko aho karagaciyemo. Sinzi ukuntu, sinzi weho uko watubwira rero uko byumva. Wasanga weho abavandimwe bawe hari ukuntu bakubanira. Buriya impamvu ngiye mvuga ngo urukundo ntarwo, abanyarwanda bo baca umugani ngo mwene nyoko akire nawe ukire, mwene nyoko abyare nawe ubyare. Ubu ntabikiriho kuko ntawe ubyarira mu nda y'undi. Dusohoye mu minsi ya nyuma, nkunda kuvuga cyangwa akora ikiganiro abantu bakavuga ati impano akunda gushyiramo wenda gukizwa cyane, ariko nkunda kubigarukaho kuko agakiza kararyoha kuruta ubusitari. Ubusitari burahitinga, agakiza ntigahitinga, ntikanamenyerwa. Abantu bakunda gusenga ariko ntibakunde gukizwa. Uranyumvise? Abantu bakunda gusenga ntibakunde gukizwa. Rero icyo nababwiraga nuko amarangamutima y'abantu agwa uzarebe mu miryango myinshi. Sinkubwiye mu muryango wawe, uzarebe no mubo muturanye cyangwa mubo muziranye. Sanga imiryango komakomeye baba bafite aho baruhukira, abana bajya muri vacances. Ugasanga abana barajya kwa Auntie Vestine kuko bazi ko ari ikintu afite, bazahava abahaye ikayi cyangwa ikaramu. Nose n'abo bana bo bafite urukundo kuki batajya kuri wa wundi ukenye ngo bamuhingire. Murakoze. Urukundo nta rubaho, habaho amarangamutima. Ibindi byose ni ukwigana urukundo. Murakoze abadukurikiye, mutere comment kuri iki kiganiro. Turabashimiye rero kuba mwanyitabye. Imana ibahe umugisha. Namwe murakoze. Gukanda kuri subscribe, share ndetse na comment na like channel zacu Zone 250 no ku Mpano Good. Turabakunda cyane.